bambika abakozi b'Imana, akabona pasiteri we yambaye ikoti ribi, akavuga ngo ngomba kwambika pasiteri. Haleluya. Akavuga ati ngiye ngomba kugura pasiteri urukweto, ngomba kugura pasiteri umwenda, ngomba kugura pasiteri intebe zo kwicaramo, kwa pasiteri yicara ku gasonga bugari. Yesu ashimwe cyane. Muturanyi wanjye yaburaye, muturanyi wanjye ibintu byakomeye, aho kugira ngo umwanike, aho kugira ngo muvuge, ukamurwanaho, ukamwambika. Ariko benshi hari abavuga ngo pasiteri w'inzara, pasiteri w'umukene, pasiteri buriya suri arasenga koko. Pasiteri ni pasiteri nyabaki, pasiteri abana be birukanye ku ishuri, pasiteri ugendesha ibirenge niba ari amaguru, pasiteri ugenda ku kagare. Uwo nguwo ntabwo aba ari inshuti, uwo ntabwo aba ari umuvandimwe, kuko yakabaye ari umuvandimwe. Twabonye Salomo yavuze yakagukuye muri ako kaga, yakagukuye muri ayo makuba. Bwana sifiwe sana. Haleluya. So rero hano Yonatani we ntabwo ariko yabikoze. Yonatani yabonye ko Dawidi yimitswe, yasutsweho amavuta, aravuga ngo uyu muntu afite ikindi kintu kidasanzwe, ntabwo ngomba kumuvogera, ntabwo ngomba kumusuzuguza, ntabwo ngomba kumufata nabi. Ngo akura umwitero. Umwitero it's like a coat, ni nk'ikoti, ayo makoti cyangwa costume. Ngo yafashe umwitero, ngo afata n'umukenyero, ngo afata inkota ye, ngo afata buri kimwe cyose arakimuhereza. Yesu ashimwe cyane. Yaramuhaye pouvoir, yaramuhaye imbaraga, yaramuhaye ububasha. Umva ububasha aho bwamusunikiye. Amen. Bwahise bumusunikira kuri papa we. Papa we Yesu abona Dawidi ko ari umuntu udasanzwe, ahita amuha ingabo kugira ngo aziyobore. Hari umuntu mugiye guhura mu buzima akakubera umugisha, hari umuntu mugiye guhura mu buzima ugiye kuzakubera ikiraro. Uzaharanire gusenga Imana, uvuga ngo Mana, tema inshuti zose zari zinshamikiyeho zidafite icyo zimaze mu buzima bwanjye, izinteza urubwa, izimvuga amagambo atariyo, ariko connecting n'inshuti nyanshuti zizanyinjiza mu masezerano yanjye, zizanyinjiza mu muhamagaro wanjye. Buri wese unkurikiye hano, waba uri umukobwa, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusore, uwo uri we wese ufite isezerano ry'Imana, ufite umuhamagaro, ufite icyo Imana yakuvuzeho. Ahubwo ukeneye umuntu ugufata ukuboko, ukeneye umuntu uje ari marayika w'Imana, ukeneye umuntu uje ari nka Yonatani, uzabasha kugufata akagusapotinga, uzakubera nka spring, uzakubera nka rasoro igushibukana ikakwinjiza mu muhamagaro. Uwo rero nkwifurije. Ukeneye umuntu uzakwinjiza mu mugisha wawe. Dawidi nubwo yari umwami wimitswe n'amavuta, akimikwa n'umukozi w'Imana witwa Samueli, ariko yari akeneye umuntu umeze nka Yonatani. Yari akeneye umuntu umeze nka Yonatani umwinjiza muri palais royal, umuntu umwinjiza mu ibwami, umwinjiza mu rubiri nk'uko abagande bavuga. Yari akeneye umuntu uri bumufate akamwinjiza. Haleluya. Yari akeneye umuntu umwinjiza ibwami, yari akeneye umuntu umwinjiza mu muhamagaro wiwe. Imana yari yaramuhamagariye kuba umwami, yari yamuhamagariye gushumba Abisirayeli, ariko yaburaga connection, yaburaga umuntu ugomba kumufata, umuntu ugomba kumufata akamwinjiza neza mu muhamagaro. So Yonatani yamubereye inshuti rero, inshuti nyanshuti, imuha umwitero, imuha umwambaro wa cyami, imuha umwambaro w'icyubahiro. Yonatani ngo yikuye umwambaro arawumwambika. Ukeneye umuntu uri bukwambika umwambaro w'agaciro. Uyu munsi wa none uwo niwe nkwifuriza mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Iri jambo ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'amavuta, ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo Imana ikwifuriza umunsi wa none. Yesu ashimwe cyane. Turacyari ku ijambo ryitwa inshuti nziza. The best friend. Inshuti nziza, inshuti z'umumaro, inshuti zitari indyarya, inshuti zitari z'abaringa, inshuti zitari z'ababeshyi. Yesu wacu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none
wowe unkurikiye Imana iguha umugisha. Ndabona hari n'abantu bakurikiye bari live, bari gukanda za share, bari gukanda imitima. Namwe Imana ibaha umugisha. Ariko ijambo uyu munsi turiho ndagira ngo murikurikirane neza. Ni ijambo rigukingurira umugisha, ni ijambo rigukingurira amarembo, ni ijambo riguhesha ubushuti, ubushuti nyabushuti, ubushuti bukwinjiza ahakomeye. Umwami wacu ashimwe cyane. Reka twongere dusome iki cyanditswe nacyo aba wenda ari cyo dusozerezaho. Reka dusome muri Ezekiyeli. Ezekiyeli ni ijambo abantu bumva cyangwa bazi, ariko rifite interpretation yindi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma muri Ezekiyeli ibice 37 umurongo waho wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Ezekiyeli ibice 37. Ezekiyeli ni igitabo cy'abahanuzi, kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 14. Umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Amina. Umurongo wa mbere avuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose. Reka nsubiremo murambabarira. Ndi gusoma muri Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere kugera umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Ezekiyeli, umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 10 kugera ku 14. Nari ntangiye ku wa mbere, ariko reka ntangire ku wa 10 kugira ngo bidatinda. Umurongo wa 10 avuga ngo nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko abaho ahagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Amen. Nanze gusoma iyi mirongo yose, ariko topic yanjye nababwiye ni inshuti nziza. Tumaze kubona ku nshuti yitwa, abari bakoze ubushuti bwabo kandi bukaba bwiza cyane, ubushuti bwa Dawudi ndetse na Yonatani. Ariko hano tubonye umuhanuzi Ezekiyeli avuga icyo Imana yamutumye. Imana yamutumye ku Bayisirayeli kugira ngo abahanurire. Iri jambo rero ry'ubuhanuzi, abatazi ubuhanuzi aba ari amarenga. Ubuhanuzi ntabwo bari nkuko buza, ntabwo buza buvuga nkuko bimeze. So rero
aba bantu ntabwo bari barapfuye ngo babe amagufwa koko, ahubwo hari ibihe abantu tugeramo, nawe bijya bikubaho ukumva muri wowe urumagaye. Hari ibihe umuntu ajya ageramo akumva yabaye puize, yashize, yabaye hydrated sinzi niba mubyumva. Umuntu washizemo amazi, tuvuge wagize ikibazo cyo mu nda ugacibwamo, ni ukuvuga ngo ibintu baguha ni glucose, ni bya glucose kugira ngo ugarure energy, no kugira ngo ugarure imbaraga, kugira ngo iyo hydration, iyo ntuza, uko kumagara kutaguhitana. So umuntu wabaye hydrated bamuha ibisukari n'amazi menshi. Ni ukuvuga ngo ikintu gihembura umuntu wakamye cyangwa wumagaye ni amazi. Amazi agereranywa n'iki? Amazi agereranywa n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Amazi agereranywa n'umwuka. Nuzajya kubona ururimi rw'Imana, iyo bavuze amazi baba bavuga umwuka. Yesu ashimwe. So rero hano uyu mugabo witwa Ezekiel yari umuhanuzi. Imana yamuhaye ubuhanuzi imaze kubona ko Abisirayeli cyangwa Abayuda bari baragiye muri diaspora, bari baratatanye bitewe n'ibibazo bitandukanye. Iyo bagomeraga Imana batwarwaga bunyago. Imana yahagurutsaga abanzi babo bakaza bakabatera, bakabanyaga igihugu, bakabanyaga uburenganzira bwabo, bakaba abacakara n'ibindi nk'ibyo. So iyo bari barabaye palpe, baranyanyagiye, byageze igihe bakajya bireba bakumva bameze nk'intumbi, bakajya bireba bakumva bameze nk'abapfuye, bakireba bakabona bameze nk'amagufwa yumye, atariho inyama, atariho imitsi, adafite amaraso. Imana irabireba, ihagurutsa umuhanuzi. Igihe cyose reka nkubwire, uzahura n'ikibazo, uzajya usaba Imana ikuzanira umuntu udasanzwe. Ukeneye inshuti imeze nka Ezekiel. Ezekiel ntabwo ari umuhanuzi gusa, ahubwo ni inshuti. It's a good friend. Ezekiel ni inshuti yaje kongera kugira ngo amagufwa yumye yongere agire ibyiringiro. Bene data bankurikiye, tujya tugera mu bihe by'ubutayu, ukumva urumagaye neza, ukumva mu mwuka urumye, ukumva mu mubiri urumye, ukareba nta shingiro nta rugero, ukareba nta n'ifaranga ufite, ukareba nta n'ukureba n'irihumye. Hari igihe tugeraho tukumagara, amagufwa yacu akumagara, ukumva aranakomangana, aho abantu bose bakwanga, aho abantu bose bagutererana, aho abantu bose bakuvuga nabi, abantu bose ukabona ntibagucira akari urutega, abantu bose bakakuvuga nabi, ukabaruvumwa kandi nta n'ikintu wigeze ukora. Bene ibyo bintu bituma amagufwa yacu yumagara, bituma umuntu wacu w'imbere akakara, bituma twumagara, bituma tunamuka. Sinzi hari umuntu wenda unkurikiye, birashoboka ko nawe uri mu bihe bimeze nk'iby'aya magufwa yumye, ariko Imana igihagurutse abantu bameze nka Ezekiel. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu wongera akaguhembura. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugabo Ezekiel yahanuye nk'uko Imana yabimubwiye, ngo ahanurira ubwoko bwa Isirayeli ngo inyama zongera zirema, zongera ziterwa kuri ya magufwa. Haleluya. Ngo igufa ryegera irindi, ngo inyama zongera ziza kuri ya magufwa. Minizwa bivuga iki? Ukeneye umuntu uza kugukomfatinga, umuntu uza kuguhumuriza. Ukeneye inshuti ifite umwuka w'Imana nk'uwari uri muri Ezekiel. Ukeneye abantu bataza kuguha amagambo y'urucantege. Mwibuke Yobu yabaye mu bihe bigoye cyane. Yobu yabaye mu bihe Imana yamugabije Satani kubera ko ari umukiranutsi. Wari uzi ko hari igihe kwitonda kwawe, wari uzi ko hari igihe gusenga Imana kwawe bishobora kuguhagurukiza abanzi,
kandi ntabwo uzahagurukirwa n'abanzi badasenga gusa. Hari igihe uzahagurukirwa n'abasenga. Abo musengana nabo bakaguhagurukira, abo mu rugo iwanyu bakaguhagurukira, abaturanyi bawe bakaguhagurukira, abo bose bakaguhiga ntacyo uzira, ntacyo wakoze, kubera amavuta kuriho, kubera Imana ufite. Abantu bakakurwanya, bakaguhiga, bakakuvuga amagambo mabi, ndetse n'amagambo amwe y'urukozasoni bakayakuvuga. Ariko nubwo baba ari benshi, nkunda kuvuga ngo inshuro nyinshi tukunda kwibeshya ngo hari ijambo ry'igifaransa bavuga ngo c'est la majorité qui compte. Ibyo bikunda kuba mu bintu ngira ngo hari by'abatangabuhamya ngo cyangwa mu matora. Iyo umuntu yagize ubwiganze bw'amajwi ngo nukuvuga ngo nguwo ni ubarwa. Ariko mujya mumenya ko ikinyoma kigira abayoboke benshi, ariko ntabwo bivuga ko kibaye ukuri. Oya, ukuri gushobora kuba gutoya cyangwa gushobora kuba gufite abayoboke bake, ariko kuragera ku gatsinda. Ndagira ngo nkubwire ngo rero, mu gihe cy'ubutayu urimo, mu gihe gikakaye urimo, mu gihe cyo gutabwa urimo, mu gihe cyo kuvugwa nabi urimo, mu gihe cyo kuba wumye umeze nk'amagufwa yumye ugezemo, ndagusabira Imana kugira ngo ihagurutse umuntu Ezekiel mu buzima bwawe, uzakubera inshuti nziza. Twabonye ko Dawidi yagize inshuti nziza yitwa Jonatani. Yonatani yamugiriye neza cyane, yamubereye umwana mwiza, ntabwo yigeze yica isezerano. Kandi na Dawidi nawe ubwe yabaye umwana mwiza, kuko igihe cyarageze umuryango wo kwa Sawuli urashira, ariko hasigara akantu kamwe kari gasuzuguritse ko mu muryango wo kwa Yonatani. Umwuzukuru wo kwa Yonatani, I think, cyangwa umwuzukuru wa Yonatani, umwuzukuru wo kwa Sawuli, uwo mugabo yitwaga Mefibosheti. Mefibosheti ngo yari yaramugaye amaguru. Mwibuka ko Dawidi yaje kugera abari we uzungura ingoma ya Sawuli, aba umwami, abari usigara ku bwami. Ngo Dawidi aricara aratekereza, avuga ngo ko nagiranye isezerano n'inshuti yanjye yitwa Jonatani, none abanzi barabishe, nta muntu n'umwe koko waba warasigaye. Abwira abasirikare be, abwira abakozi be, aravuga ngo mugende munshakire umuntu waba warasigaye mu muryango wo kwa Yonatani, mwigororere, mwiture. Ngo baragenda bazana akagabo kamugaye amaguru. Haleluya. Ngo bazana akantu kitwa Mefibosheti, ngo kavutse, ngo kikubise hasi karamugara kakivuga. Ngo Dawidi akabonye, abona ishusho ya Yonatani. We ntabwo yabonye Mefibosheti, yabonye isezerano. Abona wa mwitero Yonatani yamwambitse, abona wa mukenyero, ahita abona ya nkota amuhaye gutsinda urugamba, abona buri kimwe cyose. Aravuga ngo wow, ngo jyewe ntabwo ndi kubona uwamugaye, ahubwo ndi kubona Yonatani. Ati Imana ishimwe kuko hari uwasigaye. Nguhereye uyu munsi wicarane nanjye, nubwo ndi umwami w'abami, kuko Dawidi ntabwo ari umwami w'Abayuda gusa, yabaye umwami w'imiryango 12 ya Isirayeli, yatwaraga imiryango 12. He was a king of a kingdom of Israel. Aravuga ngo uze twicarane ku meza. Ni nk'ayavuze ngo uze dufatanye gutegeka Isirayeli. Umva inshuti nziza rero, inshuti zitica isezerano, inshuti zitica igihango. Haleluya. Iriyo niyo inshuti nkwifurije, inshuti imeze nka Ezekiel uri bukurebe. Yesu ashimwe. Inshuti imeze nka Ezekiel iri bukurebe wumagaye, iri bukurebe washobewe,
ikumva ko igomba kugusengera. Inshuti nka Ezekiel iri bukurebe ufite agahinda n'umubabaro, ikavuga ati ntabwo ndi bugusige, ndahagarara nawe. Iyongera ikakurema mu ibyiringiro. Iyo nshuti urayikeneye uyu munsi wa none. Nanjye ndayikeneye mu buzima bwanjye. Iyo nshuti urayikeneye, izabasha kugupromotinga. Uwiteka Imana ikuzanira Ezekiel mu kazi, ugenda akakuvuganira imbere ya boss atari ukurega kwa boss. Dufite abantu baturega, bakaturega ibinyoma, yenda se bakaturega wenda n'ibiri byo, ariko ntabwo ari ngombwa ko baturega. Dufite abantu badutera agahinda mu buzima, badutera agahinda aho kugira ngo bifatanye natwe mu gahinda, ahubwo bakadusonga. Dufite abantu batwica duhagaze. Dufite abantu badutoteza, badukorera torture. Dufite abantu batashaka kuvuga ngo reka dushyigikire mugenzi wacu, ahubwo badusenya. Bene abo bantu Imana bigize hirya. Imana ituzanira abantu bahagarara natwe, batureba turi mu kibaya. Bibiliya ivuga ngo Imana ibona amagufwa yumye ngo ari mu kibaya. Bene data, mu kibaya ntabwo ari ahantu ho guturwa. Ntabwo nzi aho utuye uyu munsi, ntabwo nzi aho uri kwibona uyu munsi. Maybe nawe ushobora kuba wisanga uri mu kibaya. Abazi ikibaya, mu rukerera haba mu kibunda, haba hakonje cyane. Muri vale Dawidi yaravuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gikombe, mu kibaya hasi hariya, ni ahantu habi cyane, ni ahantu hatari ubuzima. Ntabwo nzi nawe aho uri uyu munsi wa none. Ushobora ko wireba nk'amagufwa nawe ari mu gishanga, amagufwa ari mu kibaya, amagufwa adafite ubuzima, amagufwa adafite ibyiringiro by'ejo hazaza. Nk'uko Abisirayeli bari batatanye, bari mu bunyago, bari mu maboko y'abanzi babo, birebaga bakumva bumagaye, bakabona nta byiringiro byo kuzataha bagifite, bakumva nta byiringiro bafite byo kuzongera kugira ijambo. Ariko Uwiteka Imana iravuga ngo mpagurukije umugabo witwa Ezekiel, genda ubasubizemo amagambo. Burya mu buzima dukeneye amagambo mazima. Abenshi dukeneye amagambo gusa, ntabwo dukeneye n'ibikorwa. Abenshi dukeneye gusubizwamo imbaraga, ntabwo dukeneye amafaranga, ntabwo dukeneye amazu, ntabwo dukeneye amamodokari. Just tubonye ijambo ryiza gusa, ibyo byose twabigeraho. Kubera ko hari abatubwiye amagambo mabi, aduca intege, atubuza kugera ku byo tugomba kugera. So hari abantu bakoresha amagambo y'urucantege agatuma tutagera ku nzozi zacu. Bene abo bantu Imana ibaturinde. Bene abo bantu Imana ibakurinde mwene data. Imana iguha abantu baguha amagambo mazima wubakiraho. Abanyarwanda bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ijambo ryiza rifite akamaro cyane. Ijambo ryiza, umuntu akubwiye ijambo ryiza urigenderaho, ugenda widunda rwose. Iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza, iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza gusa, uhita uvuga ati burya ndi mwiza. Nawe ukagenda ugafata indorerwamo ukareba, atari kuzi ko burya amenya ndi mwiza. Reka tuvuge abandi yakubwiye ati ati sha ufite umusatsi mwiza. Icyo kintu kikongerera ibiro, icyo kintu kikongerera morale, icyo kintu kikongerera ibyiringiro, kandi byatsa kubwiye umusatsi mwiza gusa. So ukeneye rero mwene data wowe uri kunyumva, kugira ngo ugire ijambo, ugire agaciro, Yesu ashimwe cyane. So amagambo uyu munsi wa none cyangwa ijambo ry'Imana umunsi twize, nakubwiye ko turi kwiga ku ijambo ryitwa urukundo. Yesu ashimwe cyane. Dukeneye urukundo, dukeneye urukundo bene data. Haleluya. Abankurikiye rero, ijambo ry'uyu munsi twaba dufite, turasa naho turi kugana ku musozo, turagana nkaho turi gusoza, ariko tugiye nanone gusenga.
Bwana asifiwe sana. Tugiye gusenga, turavuga ku rukundo, turavuga ku nshuti. Ese inshuti ufite ni izihe uyu munsi wa none? Inshuti zawe ni izihe? Cyangwa wowe uri inshuti nyabaki mu bandi? Aho nawe wakwigenzura, wasanga nawe uri inshuti ya fake, byaba ari bibi. Ariko ndagira ngo usabe, wowe wumva ijambo ry'Imana, ndakwifuriza kugira inshuti y'umwimerere. Ndakwifuriza kugira inshuti itari